kingana iki yewe ukwezi kwa kane habaye mu rugo mu by'ukuri yego ko nageze hano ahangaha izi dufite tugeze muri rotwawo anarashize rwose nagiye gushira neza ubu na mama Gatarina arakomeza akabafashamo naje umusura kabiri mu cyumweru nasaba ariko no kugerageza nta mbago tukareba uko bigenda byifashe isaha nayirengeje bari kungaburira baramba ndikura ngaho ndimubwira akajambo inshuti zacu zibasengera zisanga kubabona bidatinze bazabereka agafoto kandi rero rwose bagaritswe n'Imana kandi bagaritswe n'abayo bashimira imbaraga bashyizemo kugira ngo basabire kandi n'ubu baracyakomeza ariko nanjye mvuga ngo icyazana muzongere imbabura bizaba bidatinze rwose ariko amasengesho turayakomeje kandi Imana iratwumva nuko kandi mugera mu Rwanda bwa mbere imbere yacu uzabaramutse rwose bizera ko nituza wenda tuzasanga utararangiza vakansi ndabyizeye nanjye yeee merci beaucoup yego umusibigisha se umugisha nawe utangiye yabumva ariko ni muhe nawe ushobora rwose nawe umugisha bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Murabona tugeze ku cyumweru cya 19 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, twongeye kuryoherwa n'ijambo ry'Imana turisangira, ridufasha gukuza ubuvandimwe hagati yacu, kubaka kiliziya no gukora ibishoboka byose kugira ngo umuryango wacu wa Padiri Mauri duhuriyemo ukomeze ugirire akamaro kiliziya, tuyubake twishimye kandi koko bigaragarira, ibyo byose bigaragarira mu buvandimwe nyine buzira uburyarya tugenda tugerageza kubaka hagati yacu. Muri iki cyumweru rero tugenda turangiza, nagize amahirwe yo gusura umwepiskopi w'i Kigali uri mu kiruhuko, muzi ko arwariye mu Bufaransa aho bita Imesi. Byagenze neza, yarishimye kandi nanjye byaranshimishije, mwabibonye muri video, aragenda yoroherwa, aragenda amenyera insimburangingo arimo gukoresha, kandi yishimiye yuko tumusabira, kandi koko yanambwiye ko ayo masengesho amugeraho akayumva kandi nayo amutera imbaraga zo kujya mbere. Yarambwiye ngo kuvana akiri muto abeshejweho n'Imana kandi abeshejweho n'abayo. Murumva rero ni byiza kuko abo babyeyi tubigiraho natwe kubeshwaho n'Imana ndetse n'abayo. Twese rero ubwo turi abayo dukomeze nyine tugendane nk'abantu b'Imana bayikunda kandi bashyira hamwe bakayishakashaka. Musenyeri rero uri mu kiruhuko, umwepiskopi uri mu kiruhuko, twaraganiriye turatembera, agenda nyine amenyera iyo nsimburangingo bamuhaye, ariko nubwo bwose yababaye cyane kubera ubwo burwayi, ubona afite morale, ubona afite ibyishimo kandi yakomeje kugira amizero. Byose avuga yuko abikesha amasengesho y'imbaga imusabira natwe turimo. Ibyo rero tubyishimire kandi bidutere akanyamuneza ko gukomeza gushyira hamwe no kumva yuko amasengesho dukoze nk'abavandimwe
agirira akamaro abashumba, akagirira akamaro nyine na kiliziya yose. Yarambwiye rero ngo mbashimire, mbasuhuze mwese, kandi ngo yabahaye umugisha ubagereho rero, kandi ukomeze ubashyigikire buri wese muri mu muhamagaro we, buri wese nyine mu butumwa bwe afite bwo gukorera Imana. Tugarutse rero ku masomo y'uyu munsi, murabona buri cyumweru tugira amasomo menshi rwose atubutse, atuma duhura n'Imana, atuma dusangira ijambo ryayo, bityo rikabasha nyine kutugirira akamaro no kugirira akamaro abo turisangira bose, ba hafi ba kure, kuko n'izi mbuga nkoranyambaga dufasha nyine kubasha gusangira ni ijambo ry'Imana n'abantu bari kantarange, kuko kuri izi mbuga twabonye yuko isi yabaye umudugudu, isi yabaye ntoya, dushobora kuzihuriramo tugasangira nyine iri jambo ry'Imana, kandi rikatugirira akamaro, buri wese atanga ubuhamya bw'ukuntu nyine iryo jambo ry'Imana ryamugiriye akamaro. Kuri iki cyumweru cya 19 rero gisanzwe, Imana yongeye kutudabagiza, iduha amagambo yayo. Twabonye mu isomo rya mbere ryakuwe mu gitabo cy'ubuhanga, batubwira ngo ijoro. Mu Kinyarwanda dusanzwe tuvuga ngo ijoro riba ruwariraye, kandi koko nibyo. Ijoro riba ruwariraye, burya utarariraye ntiyabasha kuribara. Iryo joro bavuga mu isomo rya mbere rero niko isomo rya mbere ritangira, ngo iryo joro ryari ryaramenyeshejwe abasokuruza bacu, kugira ngo ubwo bari bazi indahiro bishingikirijeho barusheho kugira ubutwari. Iryo joro ni irihe? Ni ijoro Abanyayisiraheli barokuwemo n'ukuboko kw'Imana ku bucakara nyine bwo mu Misiri, hanyuma batangira urugendo basubira nyine mu gihugu cy'isezerano. Urugendo rwabaye rurerure, ariko rwabaye na rwiza cyane. Iryo joro duhora turicamo, kuko Imana yacu ihora itudabagiza, ihora iturokora abanzi bacu, iturokora ibintu bidutera ubwoba, iduhora iturokora ku bintu bidutera agahinda. Iryo joro Imana ihora irikora kuri twebwe, kandi ikanaritumenyesha, kuko ibyo abasokuruza bacu banyuzemo natwe tuzakomeza tubinyuremo. Ariko rero hari ibintu isomo rya mbere ryongeye kutwibutsa. Rikatubwira riti abasabaniramana bakomoka ku ntungane. Abasabaniramana bakomoka ku ntungane, ngo barakomezaga bagatura ibitambo byabo mu ibanga. Bityo icyarimwe bemeza iri tegeko ry'Imana. Ni irihe tegeko ry'Imana rero? Rivuga ngo abatagatifujwe bagomba gusangira amahirwe n'ibyago. Bavandimwe, twese turi abasabaniramana. Murumva, nimba warakoze amasezerano ukaba winjiye mu muryango wa Padiri Mawuri, uri umusabaniramana, kandi ukomoka ku ntungane. Abana b'intungane, abana bakomoka ku ntungane bahindutse abasabaniramana, bakomeza gutura ibitambo byabo mu ibanga. No kuvuga yuko ubuyoboke bwawe, uko ubanye umubano wawe n'Imana, ntabwo ari ngombwa ko abantu bawumenya. Ntabwo ari ngombwa ko uwo mubano wawe n'Imana ujya ku karubanda, ntabwo ari ngombwa. Ahubwo wowe uzakomeza ubane n'Imana yawe mu ibanga. Uwagenewe kubimenya azabimenya, niyo utagira icyo uvuga, kuko uwo mubano wawe n'Imana ntabwo wihishira. Maze ari wowe, ari n'abandi, ari natwe twese dusangiye iryo banga, icyarimwe
tuzemeza itegeko ry'Imana tuvuga ngo abantu b'Imana bagomba gusangira. Mwumve bavandi, abantu b'Imana bagomba, ntabwo ari bashobora, bagomba gusangira amahirwe, bagasangira n'ibyago, nuko bagatera ibisingizo by'abasekuruza babo. Murumva uburemere bw'aya magambo? Abantu b'Imana aribo twebwe tugomba gusangira amahirwe n'ibyago. Muvandi, ntihagire ikintu na kimwe wihererana. Ibyago, amahirwe, byose ni itegeko ry'Imana, tugomba kubisangira nk'abavandimwe. Hanyuma twumva yuko itegeko ry'Imana ryafashe icyicaro muri twebwe, dutangire tuvuge indirimbo z'amazamuko, indirimbo ry'ibisingizo by'Imana, cya gisingizo cy'abasokuruza bacu, ba bandi batubanjirije muri uru rugendo nyine rugana Imana, kuko ntabwo turi aba mbere, nta nubwo turi n'abanyuma. Icyo nicyo twigira mu isomo rya mbere. Mu isomo rya kabiri turahigira ikindi kintu cyiza, batubwira ukwemera, ngo ukwemera ni ishingiro ry'ibyo twizeye, kandi ukwemera kukatubera n'icyemezo cy'ibitagaragara. Bavandi, uko kwemera ni impano y'Imana, kandi uko kwemera niko kwaduteye kuba umwe kwa Padiri Mawuri. Uko kwemera nitukwakiraho impano tugusangire, maze tugende turebere ku basokuruza kuva ku Aburahamu, Izako na Yakobo, bose bagiye bakoreshwa n'ukwemera maze bakagera ku bintu by'agatangaza, maze natwe dukora ibishoboka byose uko kwemera kudukoresha iby'agatangaza. Dushobora dukomeza tugatura ibitambo byacu mu ibanga, ariko abatura ibitambo byabo mu ibanga ukwemera kubagira umwe, maze bagahuriza kuri rya tegeko twahoze tuvuga, itegeko ry'urukundo ryumva ko abantu bose basangira amahirwe bagasangira n'ibyago. Ni ukwemera kubidukoresha, ni ukwemera kubidukoresha, nta kindi. Maze rero muvandimwe, wumva yuko ukwemera iyo mpano y'Imana. Ntabwo kwemera ari za formule dusubiramo cyangwa ibyo twize twafashe mu mutwe, hoya. Ukwemera ni ya mpano umuntu atega ibiganza, agatega amaboko yombi, ibiganza byombi Imana ikamuhereza, agashyira mu mutima, maze agasangira izo mpano, iyo mpano ikomeye n'abandi bose. Dukomeze ibyo ngibyo bidutere akanyamuneza, bidutere ishyaka, bityo twumve yuko no mu ivanjiri nyine nibyo Yezu adusubiriramo, kuko abo bose bakiriye impano y'ukwemera, abo bose bakurikiza urugero rwiza rw'ukwemera kw'abasokuruza, nibo Yezu yita ngo bushyo bw'Imana bukiri mbarwa. Bushyo bw'Imana bukiri mbarwa, nta kintu cyatuma ubwo bushyo butinya. Wapi? Kuko Imana ubwayo, Imana umubyeyi wacu yiyemeje kuduha ingoma yayo, kandi ingoma yayo ni ingoma y'amahoro, ingoma y'ibyishimo, ingoma yo gushimira. Nubwo bwose ubwo bushyo bw'Imana ari buke, bukiri mbarwa, nta kibazo, ariko ubwo bushyo bw'Imana buhurira kuri rya tegeko nahoze mvuga. Kuko nimba buhuriye kuri rya tegeko nahoze mvuga, ibintu biragenda bikaba byiza cyane kurushaho. Muvandimwe rero, wumve yuko nimba Imana ari umubyeyi wacu ishaka kuduha impano y'ingoma yayo, ntabwo twajya kwizirika ku by'isi, oya, nta kintu bimaze. Ahubwo tuzizirika kuri uwo mubyeyi, kandi ibintu by'isi bitatugeza ku Mana tubitera umugongo. Ibintu by'isi tubikoreshe kugira ngo tugere ku Mana, kandi kuko dusangira amahirwe tugasangira n'ibyago, tugere ku Mana twese. Twumva yuko Imana ari umubyeyi wacu, Imana duhamagaye muri uyu muryango kubera ko idukunda, natwe tuwukundaniremo ku kigero nyine Imana iduha, kandi ikigero kigenda kizamuka kizamuka kizamuka. Maze rero bavandimwe, nk'uko bisanzwe mugende murebe ivanjiri uyu munsi, nuko yanditswe na Luka
ku mutwe wa 12 kuva ku murongo wa 32 kugeza ku wa 48. Mugende murebere isomo rya mbere ryakuwe mu gitabo cy'ubuhanga, murebe n'isomo rya kabiri ryakuwe mu ibaruwa yandikiye Abahebureyi, maze ayo masomo yose turahuriremo, twumve yuko turi ba bantu b'Imana bakira impano yabo kandi bagerageza kubyaza umusaruro nyine ingoma y'Imana twahawemo ni impano n'Imana, tukayibyaza umusaruro nyine twakira n'impano y'ukwemera. Ushobora byose nabaho umugisha kandi abarinde ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Dukomeze tugendane kandi twishimire kuko n'ibyo Imana iduha, bikadutera akanyamuneza, bikadutera nyine kuba abana b'Imana baturuka nyine ku ntungane z'Imana.